umva witonze urukundo rw'uyu musore w'umunyarwanda wabashije kwegukana umukobwa w'umufransakazi Sophia nyuma yuko uyu mukobwa yemereye kwishyurira amashuri uyu musore bari bahuye mu buryo butangaje. Amazina y'uyu musore bamwita Cyubahiro Arsen. Cyubahiro Arsen akomoka mu Rwanda mu karere ka Gasabo ahitwa Kibagabaga. Avuka n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, akaba ari we muhererezi. Amashuri abanza yayize mu Rwanda ahitwa La Colombière, naho segondera yiga ahitwa Lycée Kigali. Ubu akaba abana n'umugore we Sophia ndetse n'umwana wabo Cyubahiro Antonio ubu w'imyaka 3. Uyu Arsen n'umugore we bakomeje guca impaka hariya mu gihugu cya Kenya. Ese mu gihugu cya Kenya bagezeyo ryari gute, kubera iki? Ese uyu mukobwa w'umufransakazi we byagenze gute kugira ngo uyu musore abe yamwegukana? Nkomeje kuguha ikaze nk'ibisanzwe ndi Ntagara Delphine. Ngo umunsi umwe umuryango w'uyu mukobwa wari waje gutemberera mu gihugu cy'u Rwanda, aho hari kuri LEMIGO HOTEL. Niba uhazi urahita ubyumva vuba cyane. Nyine uyu mukobwa Sophia niho yari ari kumwe n'umuryango we, mama we na papa we baje kuhatemberera. Ariko n'uyu musore Arsen niho yari ari kuri piscine yaje koga nyine. Aho byari mu mwaka w'2017. Arsen akiva mu mazi yagize ikibazo cyo kuva mu mazuru benshi bita kuva imyona. Nibwo wa mukobwa Sophia yabibonye aza yiruka cyane ati sorry, aho yari ari kumwe n'ababyeyi be ahita aza yiruka cyane ati nagufasha, nshobora kugufasha, hano mfite imiti kandi hari icyo yagufasha, ushobora kugabanya ububabare kandi ikaba yanagukiza. Arsen yemeye iyo miti nyine arayikoresha kuko yavaga cyane, ariko byaje kumufasha. Mbere yuko Sophia atandukana na Arsen ngo yamubwiye ati I can give you my WhatsApp number then you can chat me after. Arsen ngo ntiyigeze azuyaza kuba yahereza uyu mukobwa Sophia nimero, dore ko yari yamaze kumwishimira. Ngo hashize iminsi nibwo Sophia yandikiye uyu musore ati mu by'ukuri naragukunze, I wish ko twazongera tugahura. Urumva the more bakomeje kuvugana, buri umwe wese yagiye yiyumvamo undi. Ibintu byari bidasanzwe kuri Arsen nyuma yo gukundwa n'umufransakazi. Umukobwa yahamagaye umusore ati rero igihe twe twari kuba mu Rwanda kirarangiye, because it was a family trip and we are back to South Africa. Kuko Sophia n'umuryango we mbere yuko baza mu Rwanda biberega muri South Africa. Uyu musore akibyumva yarababaye cyane ati really, bose nyine barababaye cyane kuko Sophia umufransakazi yari yamaze gukunda uyu musore wo mu Rwanda. Bose nyine bari baramaze gukundana. Gusa Sophia yagerageje gusigira ibyangombwa byose umusore ashobora gukenera, adresi z'ahantu bagiye byose bisigira Cyubahiro Arsen kugira ngo umunsi azakenera kuza muri South Africa azabyifashisha. Ariko nyine kuri Arsen we byari inzozi kumva ngo avuye mu Rwanda agiye muri South Africa kureba umukobwa umufransakazi n'ahantu bigeze bahurira uretse kuri piscine bari bahuriye bwa mbere. Arsen nibwo byabaye ngombwa ko ajya gukomeza kwiga nyine muri kaminuza yo muri Kenya. Iwabo bari bishoboye ku buryo bamubonera ibyo ashaka byose kugira ngo akomeze amashuri ye. Ariko kubera uburyo Arsen yari yarakunze wa mukobwa Sophia, ibyo yakoraga byose niwe yatekerezaga gusa. Ngo muri Kenya yahamaze amezi 8 yonyine, ubundi ahita abwira iwabo ko adashaka gukomeza kwiga muri Kenya, kuko nyuma yo kumenya ko Sophia ari muri South Africa yakomeje gushyira ku gituta ababyeyi be ati mu by'ukuri ndumva amasomo yanjye nayakomereza muri South Africa. Yakoresheje amanyanga yose ashoboka abeshya iwabo ko muri South Africa ariho yumva ashaka gukomereza. Kumbe icyo yashakaga nuko yashakaga kwisangira Sophia aho yari ari muri South Africa, kuko Sophia yari yaramusezeranyije ngo nuramuka uje hano nzaguhereza ibyo ushaka byose, nzakwishyurira amashuri yawe, ariko uze hano. Yo Sophia yari yarakunze uyu mwana cyane kuko nawe ubwe ntabwo yabashije kubaho atareba Arsen. Nyuma yo guhurira mu Rwanda kuri hoteli bita LEMIGO, umugambi nyine warashyize uranoga muri ya manyanga Arsen yakomeje kubeshya iwabo. Yagezeho muri South Africa, mu by'ukuri byari byishimo kuri bose, aho Sophia byari ibihe bidasanzwe we na Arsen. Urumva umunyenga w'urukundo binjiye vuba cyane, nuko Sophia afasha Arsen kumwishyurira amashuri ye yose nkuko yari yarabimusezeranyije. Aho n'ubundi yakomereje amasomo ye muri South Africa kwa Zulu Natal University. Ntibyatinze kuko Arsen yaje gutera inda wa mukobwa. Ibintu byari bitoroheye Arsen uburyo agiye kubyitwaramo nyuma yo gutera umwana w'umufransakazi inda, kandi wabo nabyo bari bazi. Ariko kubera urukundo Sophia yari yaramukunze ati it's okay Arsen, nta kibazo, ngenda gukunda nubwo bimeze gutyo, ngewe ndagukunda. Arsen nyine yarabyumvise akaba uyu mukobwa Arsen ibi nari kumbwira nyuma yo kumutera inda, kandi azi neza ko iwacu navuye yo mbabwiye ko nje kwiga. Ariko umukobwa yaramubwiye tuza Arsen, ngiye naragukunze, that's why we are here. Yaramukunze bya cyane. Nibwo rero baje gufata umwanzuro wo
kuva muri South Africa kuko nyine urumva niho bababyeyi b'umukobwa babaga rero kubana nabo bazi neza ko bamuteye inda nago byari gukunda bahise bashakisha ubuzima barimuka basubira muri Kenya. Wibuke ko muri Kenya ariho Arsen yari amaze iminsi aba nyuma yo kuvayo amezi 8 yari yamaze yo kwiga muri university yaho agahita avayo kubera Sophia asanze muri South Africa, ariko ubuzima bwaranze biba ngombwa ko asubira muri Kenya. Urumva Arsen nyine yarimara kugira ngo uyu mukobwa atazamubabaza kandi already yaramaze kumukunda, nta kundi nyine byari kugenda. Yaramubwiye tujyane nyine inda ni yawe kandi nta handi nabishyira kandi nta nicyo nakora. Batangiye gushakisha ubuzima aho urukundo rwabo rwatangaje benshi, dore ko bose batari bahuriye ku rurimi rumwe rw'ikinyarwanda. Arsen ngo byaramugoye cyane kuvuga igifaransa, n'umukobwa nta kinyarwanda yarazi ngo gusa yagerageje muri cya gifaransa gike yari yarize akajya agerageza kuvugana nawe, ngo ubuzima bwaje kubagora. Ariko nyine Arsen nago yigeze aryama, nago yigeze asinzira, yahoraga akora buri munsi uko bukiye nuko bwije kugira ngo abesheho neza umufaransa kazi w'abandi. Kandi nawe wibuke ko yari yaravuye iwabo abeshye ngo agiye kwiga muri South Africa, kumba ari umukobwa umutwaye. Urukundo ruratangaje n'ukuri. Batangiye gushaka ubuzima, Arsen umusore utajya ucika intege, batangiye gushaka ubuzima. Nibwo Arsen nyine yakomeje gukora cyane, aravuga nta kindi nakora uretse gukoresha izi mbuga nkoranyambaga zitandukanye nkazibyaza umusaruro. Nibwo yatangiye gufungura imbuga nkoranyambaga zitandukanye kugira ngo ashyireho amavideo wenda ngo arebe ko hari icyo byamufasha. Yatangiye kubikora cyane kuri TikTok, Instagram, Facebook, YouTube n'ahandi kugira ngo arebe ko byacamo. Yatangiye rero gukora amavideo atandukanye yigisha abantu, afasha abantu, aba content creator. Ibyo byose rero yakomeje kubifatanya n'akazi ko kwamamaza, aho ibigo bitandukanye byatangiye kumwifashisha mu kwamamaza imodoka, amabutike ndetse n'ibindi bitandukanye. Arsen nyine yarakomeje arasweetinga ati nago nshaka kubabaza umufaransa kazi wanjye kandi wacu bazi neza ko navuyeyo kubera amasomo. Byari bibabaje, ariko ku rundi ruhande nyine barahuye barakundana, ibintu nyine bagiye bakihererana ubwabo bagakora bonyine kugira ngo batere imbere. Ubu amaze kugira akayabo kabamukurikira ku rubuga rwe rwa TikTok ndetse no kuri Instagram kubera uburyo yakomeje gukora. Aya mavideo yose nayo yakomeje gukora, akomeje kwigarurira imitima y'abantu benshi cyane kuri TikTok, kuri Instagram, kuri Facebook ndetse n'ahandi kubera ibyo akora. Ubutumwa atanga abantu mu by'ukuri bagatangazwa n'ukuntu abikora abifashijwemo n'umugore we w'umuzungu cyangwa se w'umufaransa kazi. Ubu amaze kugira akayabo k'abantu bamukurikira ku rubuga rwe rwa TikTok, aho kuri TikTok afite ibihumbi 173 n'ibihumbi 7 by'abantu bamukurikira birenga, ndetse na miliyoni irenga z'abantu bakunda ibyo akora. Instagram akaba agejeje ibihumbi 40 birenga by'abantu bamukurikira kubera uburyo yamaze gukundwa ndetse n'uburyo yamaje gutwara imitima y'abantu benshi. Uyu Arsen n'umugore we bakomeje guca impaka hariya mu gihugu cya Kenya. Si ibyo gusa kuko uyu mugabo yamaze no gutsindira igihembo cy'ubu best TikToker mu gihugu cya Kenya, aho yaje ku mwanya wa 7 mu bantu 10. Rero ibyo byose avuga ko abikesha mu kuba akora neza ndetse ahereza n'abantu ibintu bakeneye. Ni ibintu bidasanzwe kuri we. Ese Arsen akwigishije iki? Ese birashoboka ko wowe yuze kubona ubuzima bumeze kuriya wari guta umugore cyangwa se ukaba wamutererana bitewe n'ibibazo wari umaze kumushyiramo, ariko bitewe n'ukuntu yakundaga Sophia uyu Fransa kazi yakomeje aramukunda, aribwo baje kwimukira muri Kenya kugira ngo bashakishe ubuzima. Ariko ubu ngubu akaba yaratwaye imitima y'abantu benshi, yaramamaye ahantu hose kubera ibyo akora ndetse n'ahantu yavuye. Ubu aramamaza ibikorwa bitandukanye, yaba imodoka, yaba amabutike, imyenda ndetse agakorera n'amakampani atandukanye abifashijwemo n'imbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa TikTok. Ese ni iki wigiye kuri uyu Arsen? Niba yarashoboye kwita ku mugore we, akita ku mwana ndetse akishakira n'ubuzima, nahemukire Sophia nyuma yo kumwishyurira amashuri yisumbuye. Akenshi usanga iyo umukobwa agiriye neza umusore nk'uyu nguyu, rimwe na rimwe amutererana cyangwa akamureka bitewe n'uko aba amaze kubona icyo ashaka. Ariko Arsen yaratuje aricara abana n'umugore we, ubu bakaba bameze neza mu gihugu cya Kenya, babayeho neza. Akaba akora ibikorwa bye abishyira kuri TikTok, Instagram, Facebook ndetse n'ahandi. Niba wamukunze nawe wakwihera ijisho ku byo akora. Akenshi imbuga nkoranyambaga ziba zanditseho cyubahiro official cyangwa se respect. Niba wakunze iyi nkuru kanda subscribe, share, like and comment. Ndabashimiye ngiye kugejejeho iyi nkuru ndi Ntagara Delphine.